ku isabukuru hari hashize iminsi tuvugana bisanzwe nkamufata nk'usanzwe nisangaho bisanzwe. Murabizi bya Facebook uko isanzwe iduhuza, akunda kunganiriza byinshi tugahuzaho ntabyumva neza kandi akiheza nta guteza intugunda. Numvaga ari nk'abandi ntacyo narinzi ikindi kimutandukanya n'abandi. Nari naramuciryera ngo tuganire murora, agakunda kundondora ibyanjye akabitondeka hanyuma bikanyoberaho abikura. Yari afite isura ifoto agasa neza, akarusha agaseka neza, imisatsi asokoza neza. Uko nkomeza kumugenza ntawe uga kumugenzura nkabona yambara neza, ibyo avuga byose byari byiza. Nacishagamo nkamuserereza nkabona atabikuririza ngo yihe kubikabiriza, ahubwo akabisigiriza, adakunda kwikanyiza ngo ubone ko yiremereza. Uyu mwana ni mwiza, ibyo musabye arabyumviriza, byaba byiza akabikurikiza. Kundamutsa kunsezera byose aribwiriza, isabukuru akayinyifuriza, inama mugiriye akazikurikiza. Iteka nkumva nyizihiza, muhimbiriza ya mwiza. Ansabye kunsura ntacyo byatwara, rwose twahura babiri tukaganira, ubwenge nkaburahura, ubwonko nkaburuhura. Ntituzahurire mu kabari cyangwa se muri bare. Amafaranga ya hoteli byaba ari ukwirarira, iyi minsi nta mari, zagwingiye nk'akamurari kashi zirandora imirari. Urumva nazibuze ikirari. Ntabwo nacyuze ikirori natanga burara. Atariko nshaka kuziwa, niba nta kibazo gihari uzanzimanira ibihari. Ati nge sindinga yihirari, nanjye ntuyu mwari ko yankunze ahari, mwemerere ryari nta kavuyo gahari. Twemeza kuwa kabiri nimwitegura nk'ibirori, saa 7:20 abakomanze kabiri, aho nirambitse ku buriri uyu ni buje kwere. Nambara kamambiri ngo nkureho akarido, mbona ni cyakorode pose cyekawe cyari gisanzwe cyishyuza ibishingwe, ni kandi ubwo ngubwo ntunshingirire ureke niruhukire maze nisinzirire, umba ntabigeze kure. Atariko amezi abaye abiri ugura kuba kabiri, mwishyura mwuhura ngo hatatahamusanga akamfata nk'umubeshyi bikatubuza kuryoshya kuko yarazi ko nibana. Niko wabona kuko nakwishyuye se wagiye ukandika nkaryama ibitotsi ko biryana, ubu ntumemukiye nkawe. Ati yego ndagenda, ariko umenye neza ko buri ukwezi gutaha hazazamo 500. Byatangiye mu kwa gatanu, nta kibazo ihute nzashyiraho n'umwete. Ubwa yarakwiye ubwo mwabyiza uko bikwiye. Akirenga igipangu mbona arapopera umuntu. Nini uje kunyirorera, nangira kwiyemera, nitegura kumuhobera, kwakira inshuti yawe buri muntu wese aba yakira. Dorera aho ntimundorera koko, kwata buri bimvangira. Haje mukarugira twahoze dupanga umuhungu gafaranga akamumpapura ngahomba. Igihe nyimuhobera ntibite kudutungura habe no kumbwira ngo ngira icyo nkuzimanira. Ati hahoze ari iwanjye ngo nteguze ngi wanjye, girekane nsange nyawusa nshuti yanjye. Yicara iruhande rwanjye ambaza amakuru yanjye, ntinge nta mpungenge, burya nyiri ubugenge ntajya buri uko atugenza, burya umaze kugenda yampaye gutuza, ubu nta mpungenge. Mubaza ikimugenza, ati narinje kugusuhuza, ni nanjye ndakwikiriza. Ati nkakuganiriza, twagiranye ibihe byiza, sinakubera mwiza. Erega atangira kwiriza, erega agahigiza, ntibyo nabyo ndabyikiriza. Ati natwawe n'ikiza ngo usigure mwiza, none mpumuriza kutanyibagiwe mwiza. Rwose gira gutuza, kwiga ukaminuza burya ibibi n'ibyiza uba warabonye igihumbi, wigira igihunga, biriya ntibyagukanga ngo niyo nakwanga hari icyo nagutwara. Atesura cyankunda nkeneye nka kera, ntambe nk'akabarasi data gafarasi wakoraga ku ifasi. Rwose si ubwirasi, Garasiyane ndagapfumbati pasi, urukundo rwacu rwajemo password. Sinarota nsubira, ntararekanye iryo ngiryo. Telefoni birasonye, mbona ni sezerano. Nitaba nihuta, wahageze hahandi. Cyangwa ino ntore numiye ku cyapa nanditse mbura nsubiza kandi nkubona ku murongo
ngiramo ikikanga ko wataye umurongo ugafata akabango ko kwihunza ugusanga rwose naringiye iyo utitabiye ngiye nsohoka nsanze ibintu nkusanganiye umutware nibagiwe umutwaro nikoreye ku mutima uwo nsize mu dutebe ku cyapa nahise mwibwira indoro n'indeshyo inseko abonye musanga impuhwe muhobera duhuje numvaga ari ryo juru ryanjye umubavu yahumuraga neza urubavu yari aringaniye ukuntu itoto atoshye umubiri wose ituze uryumva uko ahumeka akajwi yivugiraga neza kugenda akimbagira nk'inyambo usibye wenda yambimbura irindi jambo nabwira uwo ngabiwe na jambo juru ritatse imirimbo nimuhimbira akaririmbo nzamwita amahoro yanjye sezerano tumanuka muri kaburimbo muyobora tugenda intambwe yari imwe ku yindi arakunda mpereza ikiganza ngenda mukanda udutoki ku muhanda gushyika ku gipangu hakoraga amarenga ibyacu bisa n'amabanga hagize ubeshya ko amaso ari ayo ngayo akaba yabibonamo amacenga ataba abantu basanzwe bapanga ubwo twinjira mu nzu yampaye nka Yesu i Nazareti barahimbaza wari ahasagiye heye irega mbura umuntu ambo nari ko Imana ishimwe yatashye atabimbwiye ariko ni nkayo yose iyi mico nayo ntikwiye utaje uko yaje ntakubwira uko agiye murumva mwe bihwitse byanjyaga mu bwonko nkashirira imbere nkanuma nkarumagiwa nkatuza ntikaribu sezerano ati sitari aricara aratuza njya kugura agafanta hirya kuri butike nabaye nk'utinda ndiho nshakaga konje hari muri Kamena ku manywa ya Rukamba ryaka rikaze cyane ngo mwiza acubye icyaka mpindukiye njya kuza nsanga nta mutuzo mu gakabutura gatoya n'isengeri mu gatuza uwo nakekaga gutaha inzu yari yayiteruye atonganya uwo atazi erega yitakuma ati nge naterura nkaturitsa ati mutaha ingo z'abandi erega murasutama mugatereka ubwiso mwigize udutama udushitana ukuntu ariko haba ati ku rutugumi udukobwa tubu waguhonda ingumi gusa akimbona araturika ati narumiwe njyewe umwanya nataha ngana n'amazi wampaye none reba rwose wikoreye amasoda nta n'isoni na nkeya uzaniye mu cyebo cisha makeya niba ari n'urwenya ntabwo mfitiye umwanya nta soni kumwaza imbere y'uyu mwana utamaze umwanya ahangaha kandi utera umwaka wa mukobwa njyewe ntera umwaka nibyo bituma umparika ukamuzana kumunyereka reka nze ndakereka noneho dore uko kaba kimigarika ntikazi kuzakigarika ibyo kariye bikagaruka ariko mbwira ntubaze wa mukobwa we uje uturuka hehe ko hari hashize umwaka ubyuka wiruka mu basore uzenguruka wiyongoje ute kugaruka uzanywe no kunyubahuka ugatinyuka ukantuka inzu ukayizenguruka ariyo wigeze wubaka ese kuki utibuka uko wagiye uguruka ukurikiye abaguruka uzenga uzubaka yakubeshye ko azagushaka umusanga agushuka ntimusibe mu mashuka amaze kukuzinukwa ati va ahangaha tumuka harya ngo azagokwa waheneye uzi kurunguruka jya wirinda guhemuka burya iyo ugiye uhumeka ni ngombwa birakugaruka ngaho cyo haguruka uca mu muryango usohoka Imana nikwibuka izaguha kubaka nta mwanya ufite aha ati ku buryo sumbenze ntariko sinakurambagizaga none se ku buryo unsenze ntariko sinakurongoye ku buryo sunzinutswe ntihabe no kukuzirikana atuzabyicuza nikongera kukwiyitirira muhimba namba 1 byaje bigukurikiye nibinaba icyaha sinzakihano kundi nzahire mu muriro gira urindagire gira urorongotane ongera utorongere ugende nk'uko wagiye utangishije umugambi nkapfukama nkinginga ukanyita umuginga uvuga ngo ndi inzanga rero nubwo uraho ndakubona nk'abaringa simufite mu mishinga gabanya gushinga ushake undi wisunga winteze umushiha nagize umugenga kubera kumusenga yampaye kwiyakira none ndigenga ntacyo nkeneye kungenera wacuruje uburanga ukurikiye ifaranga ntibatumye uritunga wihutiye kwitanga
utanazi ko baguhaga, none mu kuguhaga bahise baguhunga, nta nicyo kuguhonga, none uraje unsanga ugarutse kunsonga unkuru uwo mwaga. Reka ngushira amanga nkubwire nta banga, n'uyu nguyu ntacyo mukinga. Umva, Imana iruta imanga yakuntuye nk'akaga, sanga watumye unyanga winzanaho amanyanga, nge nsigaye nkwanga n'agakundo k'urugonga, ntako ngufitiye mu bugingo, yewe na muganga niyo yakantera mu rukingo, ntiwandarira mu ngingo. Ndakwanga narakwanze, bitazavamo ndagukunze igihe ubuzima bugikunze. Ndakwanga umutima wagukunze, ubu rwose urafunze, nta n'ikindi ngukinze, kandi nta nzigo yindi ngo wenda nzihora. Wikwiye kundakaza, uriho uzura kabuze, bisabwa ngo umpe umwanya. Tutongana uko nguko ubwonko bwagiye, umushyitsi mushyashya byari byamucanze, acira imbere aranuma, aratwumva araceceka, amarira ashoka amaso. Nunama kumuhoza ngo ndebe uko namuhanagura, biturize mwiza, sinarinzi kwaza, ntiyigeza nteguza, sinagambirira kukubabaza. Sinshaka kukubabaza, reka ndamuherekeza niba yanze kwiheza. Nyiretse iryo ngiryo atarakwisha tabara, yihindukira gatoya, numva inkuba n'imbirabyo byakiranya bikubita, anzibiranya amatwi yombi. Ati ntangira urukundo, ari njye waruvunikiye. Ati koko mparike ndeba, ari njye wakwitangiriye. Ati koko nyine mbabazi ngo nuko naguhemukiye, sinzabyemera njyewe. Amenagura ibintu byose yaseza ahari, aradusiga turi imperi. Niko guterura sezerano, mukingiye mukingirije, musunikira mu cyumba, nicyo ngaho kingiramo imbere. Ndabona iby'urugamba, reka rwambarire, ndabona amagambo birasiga umurambo. Nyindukira ngaruka, nahuye n'icupa rya soda, riza rivuza ubuhuha, niryo yaranteye ngo amene umutwe ahari bukebamba. Maze nikagakeya rishwanyukira ku rugi, maze sugu turikata, ubanza rikatiyusha barashaho hafi. Imana imenya abayo niyo yantabaye, rwose ntacyo nabaye. Inkubisi y'amabyi birangira yatamiye, umutego mutindi ushibukana uwawutegaga, umwanzi yaca ko Imana ibigucira icyanzu. Mbese n'uwo muriri wo kunyambura umubiri yaje akurikira iryo cupa ashinyitse ku nduma, agira ngo atwanyaguze rimuturikana wese akukamenya abiri. Bimushwaratura isura, mbona amarasava, atakabyiringira amaso, atabaza boroga, abaturanyi barahurura. Bari bumvise bitangira, baraza baratubaza bati koko wa mukobwa we kuki usuzugura ukaza kumusagararira, Karasiyane ko atuza, ko yaturiye ahakera, ko twese tumuzi, akaba ntawe ahemukira, ukaba waragiye wihenura, ko ntawe atabitakira. Kuki koko nk'ubu ngubu wamutereye mu rugo ukaba umuteye intugunda, nawe mbona ararira, ati nuko mbabarira, ibyo kumusagararira sinigeze mbigambirira, yanze kumbabarira ngo yazanye umpagararira. Nitwumvikane mada, twumvikane mada, twumvikane. Si ukuguhagararira, uriya ntaguhagararira, uriya ntumuharitswe, niyo yagusimbura, ntibyaba bikurura. Ntacyo ugira ahangaha gituma umpangara wigeze kagarara, ukanteza impagarara. Yaje ansuye bisanzwe, ambwiye ko yankunze, ahubwo reka nze ankundire mbimubaze, mfata umwanzuro unoze. Sezerano sheri, sezerano. Ubanze byamucanze, ubanza harakibunze, nkomanga ku rugi muhamagara ntiyaza, ngeraho ndahonda, sezerano ndahonda, sezerano ndahonda, wapi ntakomakoze. Umutima urampinduka, ubwoba burantaha, amaso ndayakanura, numva gadakoma, ntiwasanga ari muri koma. Mpindukirana uburakari, ntuburabona ibyo ukoze, amacupa wateye uhonda burubonye, aramutse agize icyo abaye ikisi ntikubabarira. Nkomangana n'umujinya urugi, n'impamvu rugira byose. Sezerano Mana nyirimpuhwe n'ubutwari, ntwaye umuziranenge, arenganijwe n'irihabara. Sezerano
urukundo ruzirakonje nigeze nkoze inkonje kuki ko kutumye nkonja ntakwambitse uy'urukundo izina umukunjo ariko mana yanjye koko nicyo mpora ngo sinkunde ngo mpirwe n'uyu mahoro umpaye anyihitiyemo abishaka koko uramuntwaye Yezu watwitangiye wansabiye dawe ntantwara urukundo ntarasogongera na rimwe ngo nibura ncurure koko nce mu myanya y'intoki ntaramukozaho n'udutoki ndaba nsigaye hehe muri iyi si nkwena muri gereza mfunze wandengeye rwose wandwanyeho mana ukandenza ibi bintu ntarakora akantu sezerano maze mu kajwi gatoya ati karame muganje iyo uracyariho bambe sezerano uracyariho mwiza uracyahumeka uwanjye kinguruza unsange enda nkwereke abanjye bakuramutse mwiza we nagabiye ibyanjye yakinguye muterura mwereza ibirere mwirebera uko ndeba numva birandenga nyimururutsa hasi ntera ivi by'abubu impereza ikiganza arakimpa ndagisoma ngira mukuru wa meme ngo nyambikemo impeta ndayihiga ndayibura ntabyo nari niteguye nibwo mfashe umuyeha yagombaga kunywesha fata muzinga neza nk'impeta ndayimwambika rwose mbere fiance tubyereke umuryango ngo usabe tubane uzunsange dusazane arasakuza cyane ati sinshobora rwose sinabyemera rwose ntiwinyimura